told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Yeah, hi, what's up my people, what's up wakunzi ba filime The Homeless Girl. Nanone twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho muri hose mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda, ibikorwa byanyu ibyo mukora byose bikomeje kugenda neza. Niba hari ibitagenda neza, niba hari abatameze neza, reka twizere ko abatameze neza Imana iraza kuborohereza bakamererwa neza. Ibitagenda neza nabyo reka twizere ko biraza kugenda neza kubera Imana. The Festival tukaba tugarukanye na ya filime y'ubwenge, ya filime irimo message, ya filime nziza ikomeje kwigarura imitima y'abanyarwanda, ya filime ikomeje kwigarura imitima y'abadiaspora. Iyo filime nta yindi ni filime yiswe The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba, aho ari filime ikomeje kugaragaza amarangamutima y'urukundo, ikomeje kugaragaza urukundo rwa nyarwo, filime ikomeje kugaragaza ko urukundo rwa nyarwo rudasaba amafaranga, rudafite ikintu na kimwe rugenderaho, ahubwo nyine rugendera ku marangamutima, aho bikomeje kugaragarira muri filime yacu The Homeless Girl, aho Lewis umusore w'umukire akomeje kugenda yikundira Alice, aho kugeza ubu ngubu Alice yabuze, ariko uyu musore wacu Lewis akaba yirirwa ashaka Alice amanywa nijoro kugira ngo arebe ko yakongera akamubona bakisubirira mu rukundo rwabo. Gusa nubwo bimeze gutya, ibintu bikomeje kugorana. Mama Lewis na mushiki wa Lewis ari we Nana, bo bakomeje kwifuza ko uyu Lewis atagomba kwirukanka kuri uyu Alice, kubera ko uyu Alice ari umukene, ahubwo Mama Lewis na mushiki wa Lewis ari we Nana bakomeje kwifuza ko Lewis yakundana na Tricia. Nubwo bakomeje kwifuza ko yakundana na Tricia, uyu Lewis akomeje kugaragaza ibimenyetso ko nta gahunda afite yo gukundana n'uyu mukobwa ngo ni Tricia habe na gato. Ese nkamwe ku bakunzi ba filime The Homeless Girl, mwewe mufite izihe emotion, mufite ayahe marangamutima, murabyumva gute? Ese uyu Lewis akomeze gushaka Alice bisubirire mu rukundo rwabo? Ese couple ya Alice na Lewis murabona izaba imeze ute, mukurikije uburyo Alice agira umutima mwiza, uburyo Alice ari umwana mwiza ufite umutima wa kimuntu? Ese murabona uburyo Lewis nawe ari umuntu mwiza ukunda gufasha? Murabona iyi couple ya Lewis na Alice ari couple izaba imeze ute? Niba ushigikiye ko Alice akomeza gukundana na Lewis, iyo comment tuze kuyibona, tubwira uko byumva, tubwira uruhande rumwe. Nimba uherereye ku ruhande rwa Mama Lewis cyangwa uri ku ruhande rwa Lewis ukomeje kwifuza ko yashaka Alice bakajya mu rukundo, nawe uraza kubitugaragariza aho hasi muri comment. So kugira ngo tugaruke kuri iyi case ya Honorine ndetse na Alice na Lucky, aho uyu Honorine abantu benshi batari kumwizera kubera uburyo yagiraga umutima mubi, uburyo yafataga Alice nabi, ariko ubu ngubu akaba atangiye gufata Alice neza, amutegurira icyayi, amutegurira imikati. Ubu ngubu abantu benshi bafite impungenge z'uko uyu Honorine ashobora kuba agiye kuroga Alice. Guys, mbere y'uko twinjira muri iyo dosiye neza ngo tubabwire uko bimeze, tubamara impungenge, reka tubanze tubibutse no gukora subscribe. Ni ingenzi cyane kugira ngo episode zose za filime The Homeless Girl ujye uzibonera ku gihe, igihe cyose twauploadinze. So reba munsi y'iyi video uraza kubona buto ry'umukara ryanditseho subscribe, kandaho ufungura inzogera ya mbere kuri all notification kugira ngo buri episode yose ya filime The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ujye uyibonera ku gihe kandi mu ba mbere. Ibyifuzo byanyu bikomeje gushira mu bikorwa, aho mwifuje ko filime The Homeless Girl amajwi kubera ko atasohokaga yaba kuri episode ya 10 ndetse na episode ya 11, ibingibi byamaze kuba bikemuka. Episode ya 13
mwumvishe ko amajwi ari aya danje, ibintu bimeze neza, ibyo mwifuzaga babikoze nk'uko mwabyifuzaga. Nanone rero ahangaha abantu mwari mukomeje kugira impungenge, mukande like kuri iki kiganiro kugira ngo buri kimwe cyose kigende neza. Komenti zanyu, abantu mwese muri hano mukunda Alice, umuntu wese ukunda Alice niyandike Alice hasi muri komenti, ashireho udusitika tw'imitima, ubundi pole pole ibintu bikomeze kugenda neza. So rero kuri iyi dosiye ya Honorine na Alice, abantu batangiye gutungurwa n'uburyo uyu Honorine yahindutse, kandi abantu bari bazi Honorine mu yindi sura, bari bazi Honorine ko adakunda Alice habe na gato, aho uyu Honorine yahoraga abwira musaza we ari we Lucky ko bakirukana uyu mukobwa Alice ndetse ko batagomba no kumufasha. Ariko uyu nguyu Honorine yahindukiye, ubu ngubu niwe mukunzi wa mbere wa Alice. Ubu ngubu Honorine na Alice bameranye neza. Uyu nguyu Honorine akomeje kugenda afasha uyu Alice nko gufura, akamutegurira icyayi, mu gihe uyu nguyu Honorine yafataga Alice nk'inyamaswa. Rero ibi byose Honorine akomeje gukora bikomeje gutuma abantu bibaza byinshi. Abantu bakomeje kwibaza impamvu yatumye uyu Honorine ahinduka akigira umwana mwiza, kandi nyamara yari yaragaragaje ko uyu nguyu Alice atamukunda habe na gato. Rero ikintu cyabayeho nta kindi, murabizi ko Alice yari afite umupango wo gufasha Lucky. Muri iyi minsi Lucky yari amaze iminsi ari gushakisha akazi ndetse n'amafaranga yo kwishura landlord. Uyu Alice yagiye afite amafaranga, yandika n'agapapuro yandikaho Alice, abishira mu myenda ya Honorine. Honorine abibonye nibwo yatangiye kubona ko uyu Alice ashobora kuba afite amafaranga, atangira kumwigiraho umwana mwiza, atangira kumugira inshuti. Icyo nicyo kintu cyonyine cyatumye uyu nguyu Honorine ahindura isura ye mwari mumuzimo, isura y'ubugome, isura yo kwanga Alice, ahitamo gufata neza uyu mukobwa wacu Alice. So rero abantu mwari mufite impungenge z'uko uyu nguyu Honorine ashobora kuba agiye kuroga Alice, ntabwo ariko bimeze. Ibyo ngibyo muri buze kuba mwabibona mu ma episode ari imbere ya filime yacu The Homeless Girl. Abantu mwese mwamaze gukora subscribe. So rero tubabwira ati bye bye, afite la vista, turabakunda cyane. Abantu mwese muba mwadukurikiye kugeza ikiganiro kirangiye, mugakora subscribe, mugakanda like, mukaduha ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mugasharinga. Imana ibaha imigisha mu byo mukora byose. Twebwe ubwacu ntabwo twabona ibyo tubaha birenze kubifuriza umugisha uturutse ku Mana. Ubundi bye bye, Imana ikomeze ibarinde, turabakunda cyane. Duhure mu zindi episode za filime yacu The Homeless Girl.